Okay, Jari, yitwa Fina n'inshuti yanjye. Nishimiye kumenyana nawe. Nanjye nishimiye kumenyana nawe. Muto, nari nyuze aha ngaha hari ibyo nari nje kukuganirizaho wowe na Masika. Nzi yuko mwanyuranye aha ngaha ariko ubwo atahari ntacyo kangenda ndabona n'amasaha arimo gukura. Ni biki se? Bigira amatsiko wanyu. Mugisha ashobora kuza kubikubwira cyangwa nanjye ejo akakubwira ugahamagara Masika akaza nkababwiraho nta kibazo. Mugi ahubwo mperekeza ndabona muto natambaye atanantera umwaka. Shiri umuti baziranye hehe na Masika? Sha, ntabwo mbizi. Ahubwo neza telefone duhamagare Masika tumubaze tuzatwicira gahunda. Tuzatwicira deal. Alo, Masika bite? Ni Mutoni. Umutipe bita Jari waba umuzi? Okay, sawa. Bwengo ki? Arambwira ngo ntabwo amuzi. Ariko buriya ndubaza Mugisha ikintu bashakiwe na Jarike bashakiraga Masika. Kandi buriya wasanga Jarike ashaka kumutereta ko namwanze se. None se Mugisha ntabwo kikomeza ibintu na kera? Oya, Reka ngendere. nta kibazo Shiri, ntabwo ndi bugwerekeze kandi wakoze. Huye nta kibazo. Ariko se man, ubundi wazaganirije Mutoni ukamubwira kuri iriya gahunda ukumva ikintu abitekerezaho? Ariko njyewe uko mbyumva ntabwo yabyanga man. Nose ko nta mafaranga azakura mu mufuka we, numva yabyangiye. Ariko Mugi, Mayina n'ubu ntabwo ramenya umuhungu ukundana na Mutoni man. Njye nkeneye kumenya izina ryiwe gusa nkamenya ikintu yandushije. Aze man, ubundi kuki utinya kuri mwibariza? Mani ntabwo natinye kubimwibariza. Ariko nawe ndakwizera ndabizi neza yuko utambeshya tu. Impamvu mba nabikubajije. Nese ubundi izina rye waba wararimenye? Cyangwa uramuzi? Oya. Nako simbizi, ushobora kuba umuzi. Ariko nako nta simbizi. Nese wowe uramuzi? Ngenda muzi. Yitwa nde se? Kandeka kubikubwira ubu ngubu. Mari sinzi impamvu numva ntashaka kubivuga kabisa. Koherekeza. Reka nzari kubwira izina rye twongeye kubonana tukanukana. Haoze mani, amafaranga kuri njyewe ntabwo ari ikintu kibuze bro. Nungu twagenda tukakanywa nuko Musambona yagiye. Hako nejo twakanywa nta kibazo. Okay, nyine ubwo ntari bireka tutaha ubwo nitwongera kubonana. Nzari kubwira. Okay man, ntari rero ubwo ngo turi kumwe. Bro nyine nihanganire. Wakoze iki?
nyine ndabona utishimye ibyo ari byo byose ibyo nakoze byakurakaje. Ese ubundi kuki ukora ibintu uzi ko biri bundakaza? Nta yandi mahitamo nari mfite. Ese ubundi wowe ujya ugira amahitamo ryari? Ndabizi ukundana na Fina ariko biriya bintu byo kuza mugakora ibintu ntabwo mba mbikunda. Biriya bintu mujye mushaka kandi mujya kubikorera. Nakwihanganira ko mukundana ariko kuza mugakora ibintu nka biriya hano ntabwo nabyihanganira rwose. Nta bintu ntibizongere. Ngaho ibaze nka Jarike yabibona. Bro, basi mbabarira ntabwo bizongera. Ubundi se Jarike njye na Masika dushakiraga iki? Jarike nyine arimo arashaka gufasha abayigo gusa nabyo arimo arabikorera wowe. Gore yavuye ku ishuri se? Bizi uteze aho baherutse kumwirukanira amafaranga y'ishuri ejo bundi twarahuye ndi kumwe na Jarike abitubwira. Data narabibonaga, Masika nabonaga afite ikindi kibazo gikeneye amafaranga ariko nyine yari atarerura ngo abimbwire. Aramutse. Aramutse. Tuzindukiye se ni amahoro? Ni amahoro. Ushaka Mutoni? Nizere ko ahari ariko. Arahari ariko aracyaryamye.
noneho umwihoreyeho gato ndabamutegereje. wowe na Mutoni murabanye muri iyi minsi banza muri gupanga business zirenze. Ntabwo zirenze gusa nyine hari ibyo turi gupanga. Mbona mwarabaye n'inshuti. Sinzi niba twarabaye inshuti gusa nyine amenyereye kugira inshuti imwe nyanshuti gusa. Niyihe? Igor niwe muntu mpangayikira kandi nawe muntu wenyine mpangayikira. Kugira inshuti nziza buriya biragora. Ariko se buriya kuba umuntu aguhangayikira birahagije ngo abe ari inshuti yawe? Aya ntabwo bihagije. Agomba kuba ari umwizerwa kuri wowe kandi nta kintu na kimwe muhishanya. Nese ubwo we na Igor nta kintu mujya muhishanya? Masika mwaramutse. Mwaramutse. Numvaga abantu bavuga ntabwo narenze ko ari mwebwe. Wanshakaga? Ngwino mu nzu nitegure ubundi tuvugane. Diya waramutse, wihangane nsigaye nzinduka cyane nk'inyoni, ariko byose mbikora kugira ngo uzagere ahazaza heza. Aho nagiye mfite icyizere ko kandi ndi wakura amafaranga ejo ukazajya ku ishuri. Witegure kandi uryoherwe na breakfast. I love you. Ramuto ndumva nifitiye ubwoba. Ubwoba bw'iki? Ese umuntu abikoze bwa mbere biba bimeze bite? Birababaza ariko si cyane. Ariko nawe arabizi ko ari ubwa mbere ugiye kubikora, arabikora gahoro. Ariko nyine nta kibazo urihangana. Nese ubwo ndi bwitware gute? Nawe arabizi ko ari ubwa mbere ugiye kubikora, ari bubigukorere neza. Wowe icyo usabwa ni ukubonana, ubundi ibindi aragenda kwereka uko ubikora. Ahubwo se murahurira hehe? Nyine ntabwo turahitamo gusa ariko kumbwira ngo duhurirewe. Iwe nase wamubwiye mugahurira muri ka kabari twahuriyemo cyagiye na Fina. Hari ahantu ni heza kandi hari n'amaroji meza. Ahubwo se murahura sangahe? Saa 9. Saa 9? Inama nakugira rero ugende ubikore. Wowe icyo ushaka ni amafaranga ari buyaguhereze, wenda na Igor yazasubira ku ishuri. Ubundi se ko waramushe ko Igor bamwirukanye? Shana naranze kugutera impuhwe cyane. Okay. Njye rero usanzwe ndimo kwitegura ahantu naringiye, ariko nyine mfite umusaza wanjye kuganiriza abakobwa, ndaje mubwira aza kuganiriza. Hako mu gihe ajya bakuroza amagenge, waje mu nzu ukaba uganiriza undi mwana ko ngiye dushe.